abashumba benshi kuruta ubushyo. Masasu nicaraga mbari imodoka zizamuka n'izimanuka tukazipfana abana b'abashi batazi. Nagiye Kiboga mbabwira ko naragiye ihene, umukecuru mwiza w'umutesi abaza mugenzi we, uriya mwana ko asa n'abantu yagiye kuragira inka, ihene inka zagiye he? Kuriya mwana asa n'abantu hasa n'inka yajyaga mu ihene, kandi ihene disi zirakaba broshete, zirakaribwa, zirakaryoha mu ihene zitagira discipline. Uzi ko uragira intama wazijya imbere zigakurikira, ariko ihene ugiye imbere urazibura. Uraniyo mpamvu Yesu yavuze ngo Masasu rero umva uko nakijije. Nanicaye kuri kontwari gutya, nicaye kuri kontwari aha ndi gufata agacupa, ndi kurebana n'ibyana bitambuka. Nicaye gutya hano mfite n'icupa, saa 8 y'ijoro ndiho ndakubita fazi cupa, hanyuma icyana gitambuka hariya n'ikindi kitenza hariya, ndi kubara ndatahasha. Ibyaha birakapfa nabi, birakabura ubuvandimwe, birakagirwa jenoside, birakabura ubuvandimwe, icyaha kirakapfuka, kirakabura Faisal Clinic, kirakapfa cyonyine, kirakapfa icyaha, kirakapfa. Icyaha gituma umugabo wiyubashye agenda inyuma y'akana. Munsi barahindutse, nakiriye umwuka wera uzanshoboza kugendera mu gukiranuka kw'Imana. Were none muri gihe ndiyakirwa ubusa, hicayemo Yesu, hicayemo Yesu, hicayemo Yesu, hicayemo Yesu. Amateka yanjye arahindutse. Urekere mbasenge Mana y'agakiza ka brava shetele braka la brava shetele yale feta shala. Yesu uri Imana itabasha kubeshya. Imana ishimwe cyane, sindabumva neza, ishimwe cyane. Oya muracyari hasi. Imana ishimwe cyane, bitangiye kuza, ishimwe cyane. Twicare mu bwiza bw'Imana. Thank you. Imana uyu munsi dushimira byimazeyo kuko yemeye kutubaha ngaha kuri uyu mugoroba. Ubutumire umuvandimwe mukunzi wacu Papa James Kanimba bwatugezeho, hanyuma mu byinshi mu buryo tutumva Imana icinzira. Turabashimiye Papa Kanimba, turashimira Kanimba Ministry kuko sanze dukwiriye kuba uyu munsi nk'uyu tugatanga ijambo ry'Imana, tukabana hamwe namwe. Ibyo nabonye aha uyu munsi, nutagira amatwi afite amaso gusa yafashwe. Yabivuze kubona umuryango, kubona ubupapa, umumama, abana, abahungu, abakobwa, bakazana bari hamwe bateza kimwe, bareba icyerezo kimwe. Uyu ni umugisha n'igitangaza kidasanzwe. Twaha Imana amashyi kuri uyu muryango. Ndongere nshimira abashumba bose, yaba ari impuzamatorero ya hano Kayonza, yaba abavuye Kigali, yaba umubiri wa Kristo. Turashima Imana ko uyu mugoroba itugirira neza.
navuga byinshi. Turashima abaririmbyi bacu Roza Umuhando n'abandi na bose babireba yabivuze. Twahuriye Kiboga, sinarizi ko turi guterana uyu munsi n'uwavukiye Kiboga. Turashima Imana. Uyu munsi rero mfite ijambo riri ku mutima wanjye. Nunibagirwa byose ubikira ijambo cyangwa se ubikira indirimbo pare ebyiri. Iya mbere yadutwaye imitwaro yagiraga ite kutamfasha, yatugiraga ite yadutuye imitwaro yagiraga ite, hanyuma dusigaye tugenda. Yes, namfashije mwajyongera. Yadutuye imitwaro yagiraga ite none. Thank you. Iya kabiri nivuga ngo hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu Kristo. Nge ndi umuntu wemera ibitangaza, nemera n'ubwenge bw'Imana, kuko Paul yaravuze ngo abayuda barashaka ibitangaza, abagiriki bagashaka ubwenge. Begeho turavuga Kristo wabambwe ni igisubizo ku bayuda, akaba n'igisubizo ku bagiriki, kuko umusaraba n'imbaraga z'Imana, yewe ni n'ubupfu bw'Imana buruta ubwenge bw'abantu. So uyu mugoroba imitwaro ikuriwe irakuvaho, iragutya ngo sunika cyane ndebe niba wanyumvise. Sunika imitwaro ku bitugu ugira ngo kiki, sindakubona ubigira ngo kiki, kutabikora neza kiki. Haleluya. Ya ikindi ugira gutya ngo amaraso yaranyuhagiye, mbese ugire nk'ukarabye gutya. Biye mu byanditswe Matayo 11:28. Mwese abarushye n'abagize bate, aha nimuze ndabagira nde. Thank you. Mwese abarushye n'abaremerewe, mwitondere ijambo mwese, si bake, mwese abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Abakorino ba mbere 6:8 baravuga ngo nimuze yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana. Ntimwishuke abahesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa bifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Umva rero inkuru nziza. Kandi bamwe muri mwe, abo ni abandi si wowe, mwari nkabo, ariko mwagize mute, hari uwamfasha, bagize bate, baruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina rya nde. Yes. Akanyuma katoroshye, Abaheburayo 9:13. Abaheburayo 9:13 ngo none ubw'amaraso y'ihene n'ay'imfizi n'ivu ry'inka y'iriza iyo biminjiriwe kubahumanye ko byeza umubiri ugahumanuka, nkanswe iki amaraso ya Kristo, amaraso ya Yesu yagize ate yitambiwe Imana atagira inenge, kubw'umwuka w'iteka ntazarushaho kugira gute guhumanura imitima yanyu, akayezaho imirimo ipfuye
kugirango mubone uko mukorera Imana ihoraho. Imana ishimwe cyane. Well, hari umugabo w'umugenerale witwaga Naamani. Uwo mugabo yarakomeye kuko yari yaratsindiye igihugu cye akivana mu buretwa, atsinda abanzi babo, atwara n'iminyago. Yitwaga Naamani. Hanyuma ariko haza ariko sinzi aho yari arwaye, ariko yari afite ibembe somewhere and somehow. Hanyuma umugore we yari abizi ko arwaye ibembe, yewe ndetse n'umukozi wo mu rugo muto utafite agaciro nawe yari azi ko afite ibibembe. Hanyuma uwo mukobwa mutoya w'imbata abwira nyirabuja ati yebaba, iyaba databuja yakagiye Israeli agahura n'umuhanuzi, uzi ko yakira, uzi ko yabohoka, uzi ko yakwezwa, uzi ko yatungana. Iyaba yakagiye iwacu, kuko iwacu hari Imana, iwacu hari abahanuzi, iwacu hari ugukira. Iyaba databuja nubwo akomeye, ariko ibembe mbere nabi, arahetse n'indushyi, afite imitwaro, araremerewe. Iyaba yajyaga iwacu. Hanyuma bakoze inkuru kuri Naamani bati yebaba we, hari inkuru nziza. Nanjye mfite inkuru nziza. Abayizeye ko mfite inkuru nziza bazamura ikiganza cy'iburyo. Nanjye mfite inkuru nziza. Nanjye mfite inkuru nziza. Nawe ufite inkuru nziza. Baravuga ati yaba yajyaga iwacu, hanyuma yagakize. Perezida mukuru w'umwami amwandikira urwandiko ati genda, namenye ko hari igihugu gifite umuhanuzi, namenye ko hari umuntu w'Imana, namenye ko gukira kubaho, namenye ko hari uwahurira bigahinduka. Maze arahaguruka afata ibyombo ajyayo, ariko ajyana n'urwandiko arukiriye umwami. Yasaga n'uwayobye inzira. Hari igihe bayoba inzira, igisubizo gifitwe nawe wamenye Yesu. Hari igihe bayoba bakajya ahandi, ni wowe gisubizo, ni wowe gisubizo. Hanyuma bajyanye mu rwandiko kwa perezida, umwami arareba, arebye aravuga ati baba we, atuma ku mwami mugenzi we ati niwabona ibaruwa ungiriza umugaragu wanjye. Umwami kuko atarafite igisubizo ashwanyaguza imyenda ye, kubera umuhanuzi bamwoherejeho urwandiko rusobanura ngo ugire uko ushoboye. Yewe n'umwami wabanje kubishwanyaguza yihebye. Hanyuma Elisha umuhanuzi w'Imana atuma ku mwami ati humura. Bwira mugeza ngo humura, bwira mugeza ngo humura, mubwire ngo humura, humura, don't worry, humura rwose, hari igisubizo. Humura, haracyari Imana. Humura, haracyari imirimo. Humura, haracyari ibitangaza. Humura, haracyari ukubohoka. Humura, haracyari gukira uburagi. Humura, haracyari ukuzuka. Humura, haracyari kwezwa. Humura, haracyari kubyara kw'ingumba. Humura, haracyari Imana. Babrata shelengeremo haramubwira ati musuniki wanjye acakuye uko acaje tu murechaze sesike murechaze hari Imana. Abwira Naamani ati nyakubahwa ugende widubukuruze mu mazi, nizere kwanga atangusha. Ugende widumbukirize mu mazi apana asanzwe aya Yorodani, uyagiye mu nshuro ngo prakapra prakapra prakapra
inshuro ndwi z'umwuzuro uri bukire. Hanyuma aratomboka aravuga, ye baba we, njyewe njye mu mazi, njye mu ruzi gutyo, oya iwacu hari la mama, hari la para, hari la frata, hari amazi meza, hari amazi akomeye, ntabwo najya mu nzuzi zanga. Umugaragu aramubwira, niko se iyo bagusaba ikomeye ndi wakabikuza, bagusabye byoroshye, how come wakagiye ukakora utyo? Hanyuma apfa kumvira. Mbaza yagiye mu kangahe, ndatekereza ko wa mugaragu yari inyuma avuga ati, nibimfana ntakire ndahashira gato. Ariko hari Imana itabeshya, hari Imana itabeshya, hari Imana itabeshya, hari Imana igira ite isoza. Ajyayo agira atya, frukuntinkitiri frukunti. Bazaga akabaza umukozi, sha hasigaye aka, nindakira wanjangwe we, ndaguyitana walayi, nindakira ajyamo rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu. Ugaramurebye ati, sha hasigaye rimwe risa, ugira ibyago bitagatifu, maze mveyo ndakiza. Agiye ubwa karindwi, uvuga birivuga ngo avayo. Umubiri we umeze nk'uruhinja, umubiri we usa n'uw'abana batoya, umubiri we waratoshe, umubiri we wondoye, umubiri we usa n'utarigeze urwara. Uyu mugoroba w'amateka, ikibazo cyawe kirasa n'ikitahabaye. Utanyakiriye ibyo navuze, wabyumvise? Wabisubiramo? Navuze iki? Uyu mugoroba ikibazo cyawe, umutwaro wawe, umuruho wawe urasa n'utarigeze kubaho, kuko uravayo usa n'agahinja, uravayo usa n'umwana mutoya, uravayo uzutse, uravayo wejejwe, uravayo utunganye, uravayo wera, uravayo. Yesu yambuka inyanja ya Galilaya, ageze hakurya akubitana n'umugabo ufite amadayimoni arenga 2,000. Uwo mugabo adaturana n'abantu, abamumva. Ubundi mumva ndi abantu habiki, haba indumbi, haba urupfu. Akubitanye nawe amaso ku yandi, aravuza induru, reba waje kutumara. Undi aramubwira, mupfemo. Hanyuma uwari ufite amadayimoni, uwari uboshye, uwari uzinze, uwikebaguraga n'imabuye, utaryamanaga n'abantu, utari ukiri umuntu, basanga inkuru nziza, basanga yicaye, dore ko aticaraga kera, yari inzererezi n'indushyi. Sica gusa, basanga yambaye, dore ko atambaraga kuko yabaga mwirimbi plafa. Basanga afite ubwenge buzima, ari hafi ya Yesu, yicaye hafi ya Yesu, yicaye buryo bwa Yesu, yicaranye na Yesu. Kandi uwo disi kera yari nka karimba, ari umutare bake. Uwo disi, uwo mugabo wari wicaye yambaye ameze neza, uwo mugabo wari kumukwereka mbere ya Yesu no kumubona nyuma ya Yesu. Kimwe nkundira uriya mupapa, hari icyo dusangiye, ndakibabwira uyu munsi.
Masasu ndi impunzi ya 59 yavukiye cyangwa. Iwacu ni hariya hafi kurwahi hariya cyangwa. Masasu njyewe navukiye mu iki gihugu. Masasu nambutse umupaka ugana Bukavu tari n'icyenda mbura n'amaso yombi. Masasu y'amaguru yabivuze yagiyemo amavunja, ivunja rikajya munsi y'irindi n'irindi bigatuma utahanduza igikwasi ugatemesha urwembe rasaje. Byabaye byinshi ndaguhandura kuko ntiwabona aho bivana, haba haremereye cyane. Masasu naragiye ihene nizo naragiraga mu kiruhuko, nagira promotion kaba naragira inka nayo imwe ya data nawe yayiragiye ikagira abashumba benshi kuruta ubushyo. Masasu nicaraga mbari imodoka zizamuka n'izimanuka tukazipfana abana b'abashi batazi. Nagiye Kiboga mbabwira ko naragiye ihene, umukecuru mwiza w'umutesi abaza mugenzi we, uriya mwana ko asa n'abantu yagiye kuragira inka ihene, inka zagiye he? Kuriya mwana asa n'abantu hasa n'inka. Yajyaga mu ihene kandi ihene disi zirakaba brochette, zirakaribwa, zirakaryoha mu ihene zitagira discipline. Uziko uragira intama wazijya imbere zigakurikira, ariko ihene ugiye imbere urazibura. Uraniyo mpamvu Yesu yavuze ngo zizajya he? Munsi buryo zizajya he? Zizajya he? Sinjye wabivuze, ntabwo aribyo wabivuze. Uwiteka niwe wavuze ko Yesu yaravuze ngo zizajya imoso. Ni urubanza imoso, iburyo naho intama. Naraziragiye rero ihene brochette zigenda. Hanyuma amavunja aramfata, nta byiringiro, ugashakisha ibishyimbo mamininwa ugira gutya, ukifuza wa mugani nimba nawe uzarya umuceri. Bagatangaza ko ku cyumweru gitaha muzarya ibishyimbo bikaranze. Ukagira ngo ni inkuru nziza itangaje kubera ubukene. None uwandeba, uwareba iby'Imana, uwareba agaciro, uwareba icyubahiro, uwareba icyo Yesu yakoze, ntabwo yaceceka, yavuze induru y'igitamba. Haleluya! Wabisubiramo? Ngabivuge neza. Bivuge gatatu. Akashikura cumu. None se kwatarobanura ku butoni, kwatarenganya ibyo yakoreye papa Karimba ntabwo abikorera. Oya ndi murabivuga neza. Utabivuga ntabyakira, ntabwo yabikora kuri wowe, ntabwo yabishobora kuri wowe. Icyo yankoreye njyewe ntabwo yabikora wowe. Yes, uyu mugoroba ubyakire, fatisha cyakira. Atangiye rero Yesu aravuga, muze mwese abarushye n'abaremerewe, muze mwese indushyi kandi isi yuzuye indushyi. Ikibazo nuko n'abarushye badafite aho baruhukira, ndetse bamwe bava mu muruho bajya mu wundi uruta uwa mbere. Kera naravugaga gutya ngo ninareka itabi nzaba nduhutse nibura umwe inzoga, ariko itabi ndinywa buri munsi. Hanyuma mvuye ku itabi inzoga iranyonga. Ugenda avuga gutya, ninava ku nzoga nzaba nkize. Mvuye ku nzoga
njya ku busambanyi, ndwara imitezi umwaka umwe inshuro 10. Muganga arandeba arambwira, wa muhungu we ko kiri mutoya bazakuhamba ukiri muto. None Masasu n'imyaka 64 irenga, kiri agasore ko mundeba, gihagaze ko mundeba, gikomeye ko mundeba, ntabwo muzi aho yamvanye. Hari aho yangejeje ariko sindahagera, hari naho njyana. Nanjye nkavuga ngo uyu mugoroba wa lelo, uyu mugoroba wa lelo arakuvana ha, akujyana ha, akurambutsa ha, akujyana ha, akurengana ha, akurambutsa ha, hanyuma ubu muntu mute. Ikindi indushyi ziragwira. Hari indushyi ziremerewe nka Namani, n'indushyi zirwaye zimugaye zidafite uko zabigenza, ukaba ukomeye ariko ufite ibembe. Izo ni indushyi. Uyu munsi turahangana n'uburwayi, turahangana n'ubumuga. Hari Imana nzima, hari yakomeretse, hari yababajwe, hari yagize imibyimba, kugira ngo uyu munsi none tugenda twemye. Nawe uyu munsi ugenda umeze ute? Thank you. Turahangana n'imivumo karande igufasha, ukabona nyoko yakubyaye afite 18, nawe ufite 17 n'amezi 11, uri hafi yo kubyara, ukabona amateka arisubiyemo, ukibaze se bagenzi banjye, iwacu nta bukwe, iwacu nta birori. Uyu munsi urabaduka ugende wewe. Nawe uyu munsi uratera insina iwanyu, uratera insina ku babyeyi bawe, uratera insina aho uvuka, uratera insina mu gipangu cy'iwanyu, uratera insina. Turacyari kumwe? Yes. Rero aya mazi ya Yorodani ndayashushanya nk'ikidendezi, ndayashushanya nk'amaraso ya Kristo. Babwiye umugabo Namani, ibibembe ufite birakuvaho niwakwitumbukiriza apana rimwe neza uburyo bwuzuye, ukinjira imwina inshuro ndwi muri aya maraso. Mvuge gutya Yesu uravayo uri muti. Nanjye nkavuga hari imbaraga z'igitangaza mu maraso Yesu. Hari ubushobozi bw'igitangaza mu maraso Yesu, kandi ayo maraso akorera umuntu wese wayemeye. Niyo mpamvu mbere ko tujya mu guhangana, ndaguha amahirwe y'amahitamo, ariko sindahagera, reka mperekeze. Uyu munsi hari abarushye, baruhijwe n'amahitamo yabo mabi, bahisemo nabi, bahisemo urushako rubi, bahisemo akazi kabi, bahisemo ubuzima bupfuye, bahisemo ubupfumu, bahisemo kuraguza, bahisemo guterekera, bahisemo kujya Tanzania, nubwo hari kuva byiza nka Rose Muhanda. Kera tukibyiruka umuhungu yakubwira ngo unacheza na mie, ndaenda Tanzania wewe. Mwani magambo ngiye gushaka imiti, nzaza umuhunde ku ngufu. Nakuriye ni Buvira hariya, yo twajyaga umupira tujya gushaka imiti n'ibihereko Tanzania Kigoma, ukava Buvira ukambuka ugashaka hagati k'akaherezi, maze ukagenda gutya mvuye Tanzania. None ntabwo ujya Tanzania urajya mu ijuru, urajya kumana ivanaho. Hitamo neza, hitamo Yesu, naho Satani we n'umubeshi. Turashima Imana yatembesha agakiza, turashima Imana yatanze Yesu, turashima Imana yacunguje amaraso yayo, turashima Imana. Induki rero umuruho n'ubwoko bwinshi, umuruho umva ko Yesu avuga
rero ni ukuvuga ngo murabizi inkuru nziza yatangiye Yerusalemu igenda yamamara hose Galilaya. Iyo nkuru nziza ni nuko Yesu ni ya Yesu Kristo uw'Imana yasize imwambika imbaraga agenda agirira abantu neza. Icyo ni kimwe. Abohora abo Satani agira ate atwaza igitugu. Karamira siko wavuze, wababwiye ko wakize, wababwiye kuvuga, suri kuvuga, so yobe gahunda byagenze bite? Yesu aragukije ntuvuga se? Suri umukozi w'Imana se? None se nimba aragukoreye aha nawe yabikorera? Ntabwo yabikorera wowe. Imana ishimwe cyane. Rero ngiye nerekeza aha hantu hari abantu bitabye, ariko ahangaha ntakirimo. Hano ntakirimo. Aha wenda hari igihari ariko ntakirimo. Abanyarwanda n'abanyabwenge baca umugani ngo urwishe yanka bavuga ko ruracyayiriho cyangwa ruracyayirimo. Subiriza, ho cyangwa mwo. Urumva ko ikikwica kikubamo n'ikigukiza kijyakujyamo. Ngakomeza bagaca umugani ngo wasiga ikikurukaho ariko ntiwasiga ikikuruka mwo. Niho vuga cyane, mwoho ni mwo cyangwa niho? Niwasiga ikikwirukamwo. Nawe n'umu padiri ukomeye w'inshuti yanjye twabyirukanye hari i Burundi, yumva amakuru yanjye aza kunshaka, arambaza amasaha ngo wabaye pastori ni cyane. Arambaza byagenze bite ngo ube pastori? Hari umugabo namize. Wagize ute? Naramumize nyine seski. Hanyuma arambaza agabanyijwe arambwira none se Masa umukobwa araturetse. Ntarasubiza arambwira njyewe rero nubwo nabaye padiri turacyandimwo. Yahunze abakobwa hanze ajya mu kigo, ariko asanga yahunganye nabo bamuri he. Nanjye uyu munsi ndahangana ikikurimo mbere ko hangana ikikuriho. Ndakuvana ikikurimo ugisimbuze, maze hanyuma nze guhangana n'ikikuriho, kuko imitwaro ikuriho nubwo nayirukana ikikurimo kitarahinduka kizagufatirana. Nahisemo neza. Masasu rero umva ko nakijije. Nicaye kuri kontwari gutya, nicaye kuri kontwari aha ndi gufata agacupa ndi kurebana n'ibyana bitambuka. Nicaye gutya hano mfite n'icupa, saa 8 y'ijoro ndiho ndakubita fazi cupa. Hanyuma icyana gitambuka hariya n'ikindi kitenza hariya ndi kubara ndatahasha. Ibyaha birakapfa nabi, birakabura ubuvandimwe, birakagirwa jenoside, birakabura ubuvandimwe. Icyaha kirakabura Faisal Clinic, kirakapa cyonyine, kirakapfa. Icyaha kirakapfa. Icyaha gituma umugabo wiyubashye agenda inyuma y'akana abereye sekuru. Icyaha gituma umugabo ukaraba kenshi usa neza agenda inyuma y'akana gakaraba gake. Umukozi asize umugore usa n'izuba. Icyaha kirakapa. Icyaha gituma sukubyaye agukora ku ibere. Icyaha gituma abantu bagenda mu mwijima kandi hari itara kiragapfa kirakapa.
kirakaburu cyacyo kiragahambwa habona kiragashyingurwa cya gitaka kirakapfu kandi ikibi cyacyo rero ntabwo kiba hanze ntikikubaho kikubamwo nsubiza homwo hanyuma rero nicariye ahangaha ndi umunyabyaha nibarira icyaha ndi butahane mbona umuhungu araje yicaye iruhande yari umukongomani arambwira muringana kuko ringana ndarizi arambwira ndengene nivyo na moneti wa Rwanda niko yabwira ngo ndabona usa n'abanyarwanda ngo ya na Rwanda bene magambo ndiwe arambwira ya nana petite na ngamo wowe ya Rwanda abatumvira ingana ubwo riwe ngo mfite agakumi kanje umunyarwandakazi ndabwira ya ubwo rero uri muramu wacu ati arambwira ati niko ndi hari umunyarwanda nzi waba umuzi ni nabo muzi arambwira ngo witwa Damiyani disi Damiyani ni mubyara wanjye yewe baba we yari mubyara wanjye arambwira asigaye abahe ndabwira Damiyani yarapfuye disi kandi kuba yarapfuye arambwira ati ye baba we yapfuye atazi Yesu avuga Yesu turi mu kabare saa 8 y'ijoro afite icupa afite irindi ariho arabara icyana nanjye abara ikindi akambwira Yesu wo mu kabare ntaraho ariko ntawe Yesu atabyarira ntawe atagucungurira ntawe atagufatira ntawe atakuvanirayo vayo bwa ngo uyu munsi ndavayo gira ngo ujya ndavayo ndavayo arambwira ndetse n'ibindi bambwiye ko Yesu urashobora kumumira ushobora kumwakira akakuzamo kandi nanjye niko nabigenda bureba numva ikimbwira mu mutima ngo irukanka ujye mu musarani ubwo uriwe Yesu akujyemo natakujyamo ntabwo uzarenza iminsi ndavuga Yesu anjyemo ubwo mfite pirimisi 3 bya 4 ubwongo butangiye kujyamo swing hanyuma nje mu musarani njyayo umwuka arakaba ashobora abasinzi ashobora abantu ashobora abanyarumogi ntawe atashobora njyayo ndavuga umusarani sengesho nasenze uwo munsi narisubiramo mwami Yesu bamaze kumbwira ko wanzamo ko ikibazo cyanjye atari ikindiho umutwaro ahubwo ni ikindimwo uyu munsi nutanjyamo ndapfu ndakwemereye unzemo kuko ningucika tuzongera kumfata numva mbwira Yesu ngwino numva amahoro inzoga mbi inyota mbi numva meze neza hanze ndacyahindutse ariko hari icyahindutse hanze kuri njye ndacyahindutse ariko muri njye hari icyahindutse kuva uwo munsi imyaka irenze 40 sindasubira inyuma sindicuza sindabivamo ndacyakomeje kandi pe si uko hatabaye ibizamuka n'impanuka byarabaye ariko nababwiraga ko icyo nkundira uyu muryango uriya mugabo ntabwo ajya abirwa amateka uriya kwibagirwa no kwirengagiza no kudashima uriya umuntu ushima ntibagirwa Masasu ntabwo nibagirwa uyu munsi ni mu myaka y'abakwe n'abakazana ibyo kubyara by'impinja narabirenze yabuzukuru ariko urabona ko ntabwo nibagiwe sinibagiye ihene sinibagiwe kabare kubera iki hari umugabo wanjemo hari umugabo wangiriye neza hari umugabo wancunguje hari umugabo uyu munsi wambona ndara muri etaje nubatse
akabona ndi muri vewiti ndagira ngo niko navutse. Aya makuru y'ihene ntiyayamenye, aya makuru y'akabari ntiyayamenye, ariko reka tuyavuge kugira ngo nawe waje uyu munsi uvuge uti ndavayo, uvuge uti ndavayo. Nje rero gukinga neza, ndabizi ko nawe muri wowe harimo umworera, muri wowe harimo vide. Wena ntakirimo kandi uyu munsi yagutahamo n'isi. Urabona ko yangize umugabo mwiza. Mbwira abantu imyaka yanjye bakavuga ngo oya urabeshya, 60 irimo, yewe rwose n'irensi yo irimo. Dore kagasore k'imyaka 60 nine kari gutera umugeri hejuru. Ibi bintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe. Murekere ibyo bose abibona araza kuza. Njye ntabwo ijwi rikora aho ngaho, reka ngiye kumumira. Ariko uyu munsi ndasaba ngo umuntu uraha wese wifuza kumumira, kumwakira, kumutunga, azamura ikiganza yihuse ntaravuga kabiri. Amura ikiganza. Urakoze, urakoze. Kizamure neza nk'utekereje, udahubutse, udahaswe, utagira gute. None se Papa James, abantu n'abagezana ndababara mu mwuka, ndabaha impapuro, kuko ntabwo twarekera aho ngaho. Hagomba umugabo agomba kubinjiramo neza kandi akanabicaramo iteka. Zamura yombi rwose, wowe bidateye isoni. Apana bose wifuza kumira wa mugabo indani. Apostle Bunjo, what can we do for these people? What can we do? How do this all harvest? Leave them alone or do something for swallowing crust? How can I do? You can call them and help them. Let them come. Are you sure I'm going to contain them here? Good. I don't know. Papa James, what do you think? Okay. Babandi bashaka kumira Yesu gusa. Atarabi indwara n'imitwaro yindi turayikora nyuma. Nibaza abahinzira ariko ku murongo neza nk'abana b'Imana. Bayobowe na Canisius, Bishop Canisius. Karisti. Pero wemeye kanaka kugira ngo kubera umugabo ukagasubiza ngo yego. Nagakiza nako naho ni nko mu rugo ugomba kwatuza akanwa kawe. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo ukunje nk'igofe nk'abafashe nani. Munsi iki cyumweru 24 2023 kuri aya masaha munsi harahindutse. Nakiri umwuka wera uzanshoboza kugendera mu gukiranuka kw'Imana. Were none muri gihe ndi akiri mu busa hicayemo Yesu, hicayemo Yesu, hicayemo Yesu, hicayemo Yesu. Amateka yanjye arahindutse. Urekere mu basenge Mana y'agakiza ka brava shetele braka la brava shetele yale feta shala. Yesu uri Imana itabasha kubeshya. Bahindura amateka, barya barota ijuru, bagenda babona Imana, basinzira babona Imana, barota Imana, babona Imana. Yene ni Imana yabo. Thank you. Hayi gitare we, hayi gihome we, hayi buhungiro we, hayi mbabazi zacu we, hayi kunesha kwacu Yesu. Urakoze kubikora, urakoze guhindura amateka yabo, urakoze kubakuza, kubaragira, kuko uri mungere mwiza utazimiza gutakaze. Tubero cyose kibi cyawe kubwa Kristo Yesu umwami. Amen, amen. Urakoze cyane. Yani mukomere cyane amashi poso. Aba ni abashumba bahangaha i Kayonza. Turagira ngo tubasabe buri muntu avuge
itorero rye aho riri, uvuge n'amazina yawe, ikindi aba bantu ubagenere, mwebwe bagiye kuvuga amazina yabo. Ni ukuvuga ngo abari hafi yo kwa runaka noneho maze muzagenda. Icyo tubasaba ni ukubagenera umunsi wabo. Imba ari kuwa mbere, ubabwire baze kuwa mbere, ubigishe uburyo bava mu byaha, ubigisha inyigisho nziza. ariko gucuranga woroheje gake, ndagira ngo abashumba twivuga amazina yacu, abapasitoro ba hano i Kayonza mu Karange, umuntu ahakorera n'amazina ye n'umunsi yihaye kuzafasha abantu bamugana. Twese nitumura gushyikira mikoro tumaze kwivuga, barasubiza mikoro mbabwindi gahunda y'ejo twabageneye. Reka nihereho rero, yewe nitwa pasiteri cyangwa reverend bishop Kareramanzi Karisiti, itoro ni eglise vivante. itoro ni eglise vivante, riri hano mu murenge wa Mukarange. Uzamukanye kuri uriya muhanda ujya ku murenge, ugakata ku hariya imbere y'urubyiruko, haruguru y'umurenge wa Sako, neza haruguru y'umusigiti w'Abisilamu. Hari urusengero rurerure cyane rw'amo batatukura munsi ya New Life, ariko uca ku murenge ugakata gato uza ku rusengero. Muze tuzabafasha umunsi mbageneye nk'umushumba. Dufite iminsi myinshi, kuwa kane hari igicaniro, ariko mwebwe yabaho umwihariko kuwa gatatu, kugira ngo mubone inyigisho za gishumba. Uke kuwa kane muze ku gicaniro cya Bohoka, nibwo bufasha nzabaha. Noneho rero reka ntangirire hano amasaha muzaze saa 9 kuwa gatatu saa 9 y'amanywa. Imana ibahe umugisha. Reka mpere hangaha rero. Haleluya, haleluya. Nimvuga ngo Yesu, murasubiza ngo ni umwami. Yesu, Yesu, Imana ibahe umugisha cyane. Nitwa pasiteri Yesu ni umwami, dukorera umurimo w'Imana ku itorero ryitwa Intumwa z'Ububyutse hariya ku Munazi, iriya santire yo ku Munazi neza, urusengero ruhari rw'Intumwa z'Ububyutse, niho dukorera. Kuwa kane saa 10 muzabe turi kumwe, nimugoroba saa 10 kuwa kane. Imana ibahe umugisha. Turashimwe cyane. Ndi Bishop Ntagonyirantwane, nkorera mu murenge wa Rukara. Abaturutse kure cyane Rukara, abo ngabo dushobora kubafasha. Itorero ryacu riri hafi y'umurenge wa Rukara, dusengera mu itorero rya Niba. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Dukorera hariya Kayonza mu mujyi, ADPR. Tubahaye kaze ADPR hariya mu mujyi inyuma y'akarere, tubahaye kaze. Haleluya. Nitwa Pasiteri Senyange John, nkorera umurimo w'Imana muri Zion Temple Kayonza. Dukorera hano Gasogororo, uruhande rwa GS Kayonza. Imana ibahereza umugisha. Ejo bundi kwa kabiri tuzaba aribwo duhura abatuye hariya hafi saa 4 za mu gitondo. Haleluya, Yesu ashimwe. Ni Pasiteri Mbanzabugabo Christopher, ni pasiteri hano mu Irebero w'itorero ryitwa iry'abageni ba Yesu. Murakirwa kugira ngo mube umugeni nyawe w'umwami wacu Yesu Kristo. Buri wa gatatu tugira inyigisho zihugura ndetse zegereza abantu Kristo. Karibu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nitwa Mutimura Steven, yawe itorero ryo bita Calvary Temple, ikorera mu murenge wa Gahini. Abatuye
Gahini cyangwa bajya Gahini video side, abo bose kuwa gatatu saa 4 nzabakira muzaze bane mu izina rya Yesu. Itorero riri hariya ku isoko, murakoze cyane. Naje nitwa Pasiteri Makebo Jacques, aho dukorera umurimo w'Imana ni aha kuri paruwase Kayonza. Ni karibu cyane, Imana ibahe umugisha. Itorero ni ADP. Haleluya. Nitwa Kamari Sirasi, umupasitori mu itorero rya ADP. Amatorero ya ADP ari henshi mu murenge wa Nyamirama, Kayonza, hose arahari, kandi gahunda zabo ziba zimanitse ahantu n'abizera bashya nkamwe. Gahunda zabo zihari, turabakira rero iyo muje. Murakoze. Haleluya, haleluya. Pasiteri Dusabe Emmanuel, nyoboye itorero ry'Abamethodiste Libre ku muhanda uzamuka ujya i Kigali, aho polisi ihagarara ibaza ibyangombwa imodoka zitabigira, ibinyabiziga bigenda mu muhanda. Aho gahunda twahura kuwa gatandatu, abaturuka mu bice bya Shogo twahura kuwa 4, naho hari gahunda iteguye kuwa 4 baza tukabakira. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Amazina yanjye ni Tuyisenge Ivan, ndi umuyobozi w'itorero rya Apostolic Mission Church. Tugira amasengesho kuwa gatatu mu gitondo no kuwa gatandatu mu gitondo. Imana iduhane umugisha. Rituye Gasogororo, murakoze. Yesu ashimwe. Yitwa Bishop Nzatsinda James, nyoboye itorero rya Faith Center hano mu Kabuga. Dufite n'irindi torero hariya Rukara, Karambo, yewe na Steven Mutabazi ari hariya. Mwihawe ikaze kuwa 4, haba Rukara haba hepfo ngaha kuwa 4 saa 3. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Nitwa Pasiteri Bideri Denis, ndi umushumba w'itorero rya Assemblée de Dieu, inshuti y'urubyiruko. Ejo duhurire hano. Itorero nyobora riba hari inyuma ya KCB mu mujyi, murahazi. Inshuti y'urubyiruko mwe muzaze mwishanga. Amazina yanjye nitwa Reverend Pasiteri Dieudonné Habimana, ndi umushumba w'itorero abavandimwe ku bw'ubuntu bw'Imana. Dukorera Nyagatovu, urenze ku muhanda wo kwa Perezida, ni nka metero 100 zonyine. Aho ngaho dukorera. Umunsi tuzabakira n'umunsi wo kuwa gatatu saa 3. Muzaze tubafashe, tubereke uko twabonye Kristo. Imana ibafashe. Haleluya. Nitwa Pastor Sam Gahigana, mva mu itorero rya New Life Bible Church i Kayonza hano ku mashuri, murahazi. Hanyuma umunsi wo kubakira ni kuwa 2 guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Karibu. Nitwa Pastor Musange Eugenie, nkorera mu itorero rya Pentecost Holiness. Dufite amatorero 2, hari rikora hano Kayonza ku muhanda ujya rwa Muhama, aho ngaho baterana mu kuwa 4 saa 10. Hanyuma hari irindi torero riri Rugenda bari ahitwa Rutare ku kibuga cy'umupira kinini, aho ngaho tuzabonana kuwa gatandatu saa 3. Nabonye abanyarugenda bari nabo barahari. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Nitwa Nkundamahoro Alex, ndi umupasiteri w'itorero ryitwa Group Salvation Church. Rikorera ahantu hatandukanye. Abantu bashobora kuba baturutse muri Murundi, rikorera ahantu hitwa Rwinsheke. Hanyuma hano muri Mukarange turimo turakorera kuri sale iri hano hepfo umanutse ku rusengero rw'Abadventiste. Hari sale iri inyuma hepfo gatoya. Abantu bashobora kuza baza kuwa 4 tukabafasha. Imana ibahereze umugisha. Saa 8 muzaze tubafashe. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Nitwa Pasiteri Nibashirinzigo Beatrice muri Zion Temple Celebration Center Kayonza. Umushumba mukuru yababwiye ko dukorera muri Gasogororo kuwa 2 saa 4. Tubahaye karibu. Hari umudendezo kandagira mu kunesha. Nawe kandagira aho ngaho, kansa zirakira. Kandagira aho ngaho,
indwara zirava mu buzima bwawe, kandagira aho ngaho. Amadayimoni akuvamo, kandagira. Numva ukandagira, kandagira bimenyekane, kandagira ngo wizeye, kandagira ngo ushake intsinzi, kandagira kunesha, kandagira. Reka imbaraga zitsembe. Deliver people, power for deliverance, power. Hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu, 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 mu maraso ya Yesu. Zaburi ibiganza rero hamwe. Jesus. Rabra shatakit. Zamuru tuje gusa wemerera Imana ikora umurimo. Thank you Jesus. Rakaletrede. Rashatale krekede. Rebrea shatale yaba. Icyazanye Yesu nukumaraho imirimo y'umwanzi. Navuze ngo icyazanye Yesu nugutsemba imirimo y'umwanzi. Wa mwuka w'urupfu uyampaparia yakire kuoka. Fayo. Wabumuga we wowe igitutu umuzengereje imyaka, ndabara kuri gatatu ube wagiye. Rimwe, kabiri, itegure, gatatu. Akira izo mbaraga, akira uwo mudendezo, akira gukira, akira ubuhamya bushya. Fata. Umuvanaho. Umuterure, muzamure. Muterure. Mufashe. Muheke. La shala brotalawa. Rashendelebo shotoroba. Pafaraka tekete. Umwite uriya nawe. Kulunguleshete. Abadiakoni cyangwa se abandi bafashaho. La prashaterengere. Pafaraka shekerengere. Pashalambrengere bana. Shatarengalangala. Wa mwuka w'umuvumo utera inyatsi we. Utera ubukene. Uyu munsi twakuzindukiye. Ndabara. Nigera kuri gatatu. Umurekure. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Akira izo mbaraga. Akira umudendezo. Akira. Fata bayo. Hari imbaraga. Imyuka mbi yose itera indwara zitandukanye, isukari, indwara zinyuranye, high blood pressure, umutima, uburagi, kutavuga, ubuhumyi. Ndabara, turabara. Rimwe, kabiri, gatatu. Fata.
shane ya pakalere ya baba shaterangale ya praba pafaraka renderebo shate shataka ya trengreba pafaraka lengrebo pafarashlengrele ya raba baba numuka urupfu wirukane shaterangale ya baba azabaho 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 umuvumo wo kudashaka umuvumo wo kudashaka umuvumo wo kutabyara twaje tugiye kubara umuvumo wo kutabyara kudashaka turagiye rimwe kabiri itegure gatatu pahara akira uzambarana ibitanga muri bimenyetso komera Imana amashyi komera Imana amashyi mukomera Imana amashyi abarwayi barakize komera Imana amashyi Imana ibaha umugisha tangira wisuzuma ahantu hakubabazaga Imana imaze kugukiza kubera umwanya muto dufite reka dusabe protokolo bano bantu babasubize babatware babahagurutse protokolo muri hehe protokolo mufashe abashumba mufashe bano bantu wano ibintu byo byagenze bitya buri wese yinjira mu kazi mubatware gahoro baracyari mu mwuka baracyari mu bwiza bw'Imana Imana iri mu kubakoraho mubatware gahoro bamwe barasa nk'abasinze ariko si ugusinda n'izindi mbaraga zimaze kubafata mu izina rya Yesu mubatware gahoro ari imbaraga abashumba musigare hano mwebwe kadukomera Imana amashyi kubw'imirimo iri mu gukora dushimire umukozi w'Imana Aposo umubyeyi wacu Apotre Masasu Yesu aguha umugisha umwanya usubiyeho reka muhereze Muzeyi Karimba